kugira ngo bigukure imbere y'Imana bigupuse, ariko kandi n'ubu umuntu ubaye maso cyangwa se ureba, hari ibintu byinshi bitazajya bigushyira mu mwijima. Ndakubwiza ukuri, ushobora no kuyoborwa n'umuntu wataye intego atari muri gahunda yo kuzajya mu itorero cyangwa se yo kuzumva impanda ya Kristo, ariko kuko wowe uri maso ukabasha kubitahura ugakomeza kuyoboka umusaraba wa Yesu. Ndakubwiza ukuri ko tuvuga gutya, wenda abantu mugasanga twakiriye telefone nyinshi ziduhamagara dusoza batubwira ko badukeneye, batubwira ko byasaba iki ngo tubonane. Nta kindi bisaba, no mu bitagaragara Imana ikaremwa bigaragara. Ntabwo twa pressure ngo dupanike duhangayike muri ubu buzima. Arakoze cyane. Muraho neza abakunzi ba Gisubizo TV. Muri uyu mugoroba uko musanzwe mubimenyereye, dusanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ngiye kuri microphone ya mbere nitwa Godson. Tukaba dufite umutumirwa wacu, muramubona kuri kamera. Muraho neza. Muraho. Amakuru? Turashima Imana. Mumeze neza? Nta kibazo kabisa, tumeze neza. Imana ikomeje kubarinda. Imana iraturinze. Nkuko mubyumva murumva ameze neza cyane. Ni umutumirwa wacu, umukozi w'Imana, ariko aracyari evangeliste. Ego niko bimeze. Cyangwa wabaye pastor? Ndacyari evangeliste kandi nibyo numva nda proud yabyo, kuko mbikora numva nyine ko ari umuhamagaro wanjye. Okay. So rero muramwumva ko ameze neza cyane uyu evangeliste wacu. Rero reka tumuhe umwanya twibwire ndetse abwire n'abantu badukurikiye cyangwa se bazareba kino kiganiro, anadusengera kugira ngo dutangire ikiganiro kugira ngo bazacyumva cyangwa se bazakireba kizabagiraho kibakora ndetse naho kibageza mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Umuntu Imana yaremye kugira ngo nyamamaze mu buzima bw'inaha mu isi, kandi mbwira abantu ko Yesu ari bugufi kuza. Ego nibwo butumwa bukuru dufite, kuvuga kugaruka kwa Yesu. Nishimiye ikaze mu mpaye, ariko kandi nawe unkurikiye ndishimye ko ari nge nawe turi kumwe kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe, ndetse nawe urimo unteze amatwi. Reka nk'uko babidusabye dutangire dusenga Imana, hanyuma twinjire mu kiganiro mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, urera kandi urakiranuka, ineza yawe twarayibonye, twakubonye ukora ku manywa na nijoro. Uyu munsi turagushimiye ko tuboneye uburyo n'umwanya byo kugaragara kuri izi kamera za Gisubizo TV. Reka nanone kandi tugabane umugisha na bene data, ntituvuge ku bwacu, ntidukore ku bwacu, ntidutekereze ku bwacu, ndetse n'abari butwumve bumve imirindi y'Imana hagati muri twebwe, kugira ngo Mwami Yesu ubwo turi buganire iki kiganiro kizubake benshi, ndetse gihereye kuri twebwe ubwacu. Nitumara kubakika n'abazadukurikira bazubakikwe kubw'iki kiganiro. Urakoze kuganza hagati muri twebwe, ineza yawe ikagaragara muri byose, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Rero nk'uko twatangiye tubabwira, dukomeje kubaha ikaze. Umuntu uri bubone ikiganiro ntahite akansaringa cyangwa se closinga. Icyambere ni ukugira ngo mubyumve, ndetse mutere komanteri, like and share kugira ngo bigere ku bantu benshi, kuko ni ubutumwa bw'Imana. Rero dukomeje kubaha ikaze. Rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwumvishije umutumirwa wacu ko ameze neza, ndetse arangije no kudusengera, asengera n'ikiganiro, ndetse na buri wese uzumva iki kiganiro cyangwa se uzakireba. Rero ikiganiro tugiye kugirana uyu munsi ni hejuru y'umurimo w'Imana, cyangwa se ishusho y'itorero. Ubwo ishusho y'itorero irahita izana n'iki? N'abapasiteri cyangwa se ishusho y'umupasiteri cyangwa se umukozi w'Imana wa nyawe, ikimuranga cyangwa se ikigaragaza umukozi w'Imana. Kuko muri ino minsi evangeliste sinzi ni mubizi, Ego. Isura y'umurimo w'Imana cyangwa se y'umukozi w'Imana, uko twebwe twabyirutse tubyumva siko ubu ngubu bimeze. Bimaze gufata indi shusho itari nziza. Sinzi nimba nawe ari kubibona.
icyo kintu ni ikibazo cyiza umuntu yakwibaza, kandi impamvu habaho kujajinga ndetse no gukomparesheni, kugereranya, ni uko hari ibintu uba ubona ukabona bitandukanye n'ibyo wari usanzwe ubona. Nibyo twakuze tubona hari ukuntu abantu b'Imana cyangwa bitiriwe izina ry'Imana bitwara, hari uko bagendaga, hari uko bari babayeho, hari n'uko bari batuwe babaho nyine. Ariko uno munsi byagiye bihinduka, uko iminsi ishira, iterambere turyinjiramo ni ryiza, n'ibintu bigenda bihindagurika. Ego bigenda bihindagurika, kuko ahambere ndabona ko abantu b'abashumba b'abakozi b'Imana babaga berejwe umurimo w'ubutambyi wo gukora umurimo w'Imana. Niba ari cyo ushatse kumbaza simbizi, ariko niho mpereye. Wabonaga bita ku ntama, kandi mu buryo ubwo aribwo bwose bakazikurikirana. Ndabyibuka ahashize umuntu ashoboraga no gusiba mu materaniro, umushumba wawe ashaka kumenya niki cyabaye kuri Godson cyatumye ataboneka. Waba wabuze muri korali, umuyobozi wawe agashaka kumenya, ndetse kumenya nta yindi mpamvu, umubwo mwabaga mutuye kure barazaga n'amaguru bakamenya ngo niki cyabaye. Ariko uno munsi byarahindutse nshuti yanjye, byarahindutse mu buryo turi muri digital, n'amatelefone kenshi tuba dufite amayinite, ariko ushobora no kumara ukwezi hamwe na hamwe ntibamenye nuko utaza mu rusengero, ntibamenye nuko utagikora umurimo runaka wakoraga. Ubwo rero niba byariswe akazi, nyine ni akazi, ni akazi. Urakoze cyane. Ariko mbere y'uko tujya deep y'ikiganiro cyangwa se iyo topic, ndagira ngo nkubaze, ese wowe uri muntu ki mu itorero, ushinzwe iki? Ndi umwana w'Imana. Oya, ndabyumva, twese turi abana b'Imana. Oya, mu itorero ukora uwuhe murimo? Niye serivisi ukora? Umbajije ikibazo gikomeye, ariko kandi kiranoroshye. Impamvu mvuga ko gikomeye, iyo turi hano tuba turi abakristo, nta dini tuba twegamiye. Rero niba tutegamiye idini, ubwo n'imirimo dukorera muri iryo torero ntabwo ari ngombwa hano. Ahubwo icyo tuba twamamaje dushishikajwe nacyo ni umurimo waduhamagaye. Naho mu itorero icyo nshaka kuvuga, uwo murimo ukora ni uwuhe? Ni umurimo uwo numva mbamo, ni umurimo w'ivugabutumwa, gusenga, n'ibigendanye n'amasengesho byose. Ubwo ni ukuvuga uvuga ubutumwa ukasengera n'abantu. Okay, mwambyumvishije, nawe biraza kumugarukaho kuri ya topic yacu. Rero nk'uko tubwiye ngo wowe urasenga ukanavuga n'ijambo. Ese nimba ugerageza kwibuka, ni ryari watangiye? Nimba ngerageza kwibuka igihe numva nibuka naba naratangiriye umurimo w'ivugabutumwa, ni muri 2010. 2009 na 10. Ego 2009, kuko nge nabatijwe maze igihe kingana n'umwaka mba muri korali. Ego. Noneho no kuririmba ushobora gukora mu nganzo. Okay, nta kibazo. Nimba ntabyuzi ntacyo bitwaye, ubwo wowe impano yawe ni ukuvuga ubutumwa no gusenga. No kuririmba nabyo nivuga butumwa. Kandi n'amagambo tuvuga burya ni indirimbo, kuko hari zaburi zagiye zihemerwa bene kora, ni za zafu, izo ni indirimbo ariko byanditswe mu magambo. Bivuze ngo natwe bimwe turirimba cyangwa tuvuga, dupreachinga, twigisha, twabikora mu indirimbo mu majwi yacu bigakunda cyane. Birumvikana, kuko umuririmbyi njya numva bavuga ngo niwe muvuga butumwa wa mbere. Yego. Niko biri. Okay. None uratubwiye ngo uri umuvuga butumwa n'umuntu usenga, ushobora kuvuga ubutumwa arangiza ugasengera n'abantu, cyangwa se nimba umuntu ahuye n'ikibazo ukaba wamusengera, nabyo bikora? Ndabikora, ariko kandi ntitwakagombye gusengera umuntu kuko yahuye n'ikibazo,
ahubwo twagombye gusenga kuko twizeye ko Imana itwumva bitagombeye n'ibibazo, kuko inshuro nyinshi usenga Imana ntago ujya imbere y'Imana kubw'ibibazo, uyisenga kubw'uyishimira urukundo rwayo. Hanyuma n'icyo kibazo iyo kije, kuko ubusanzwe uyizera ukaba uzi ko kitakemurwa n'abandi atari Imana, uragisengera bigakunda. none se evangeliste wacu, kuva watangira kwigisha ijambo ry'Imana, ubwiriza abantu bameze bate? Uri kumbaza neza cyane. Mbwiriza abantu bose, ubwiriza abantu bose bose bameze nta bose. Yesu ni umuhanga, yaravuze ngo muhaguruke mugende mu mahanga yose mubwirize abantu iby'ubutumwa bwiza, ngo maze abazizera bagakizwa mubatize mu izina rya Yesu. Iyo umbayije ngo tubwiriza abantu bameze bate, tubwiriza abantu bose, ariko cyane ubutumwa bwiza bwaziye abataramenya Yesu Kristo, kugira ngo bamurikirwe n'uwo mucyo. Ego. Urakoze cyane. Tuba dushaka. None se ugerageje kwibuka, hari umuntu wigeze kubwiriza umukuye wenda tuvuge mu nzoga, mu busambanyi, uramukurikirana uramwigisha paka aje mu itorero ry'abera? Nshimye ko ino televiziyo ibirebwa n'isi yose, aho ishobora kugera aho batumva ururimi tuvuga, ariko yahageze. Ibi umbajije birahari, si umwe si babiri, kandi ndatekereza ko bajya banankurikirana cyangwa se bankurikira kuri ino sheni ya Gisubizo TV. Urenze umwe, babiri, barenze batatu nagiye nkurikirana, twarahuye bafite indi myizerere, ariko still uko tubanye, uko twahuye, bikazarangira bavuze ngo shingiye uko Claude namubonye twabanye yambaniye, ngomba guhindura imitekerereze yanjye. Okay, Imana ishimwe. Ariko uracyabikora? Ndacyabikomeje n'uyu munsi. Nahegeze ngo harabiretse. Okay, reka tukomeze tugaruke kuri ya topic yacu. Impamvu tuvuze ibyo ngibyo ni introduction, kugira ngo abantu bumve ese uyu muntu ibi nawe hora tubwira, wenda bishobora kuba nta gihamya bifite, nubwo wenda abantu bakubona abenshi ntago bakuzi, ufite abakunzi batakuzi, nabyo warubizi. Bibaho cyane wasanga ari nabo kenshi cyane. Hari igihe umuntu agukunda ntakubwire, ariko agukunda, ndabizi. Reka tugaruke kuri ya topic yacu, dukomeza kubwira abakunzi bacu cyangwa se badukurikiranye, kugira ngo nabo bumve ndetse batere commentaire bagire n'ibyo batubwira. So kuvuga ngo ibyo turimo kuvuga nibyo biri confirmed, nawe ushobora kutubwira uko byumva bitewe n'uko wakurikiranye. Okay, rero ntaguciye mu ijambo cyangwa mu cyo uvuga, bimwe mu bintu bituma cyangwa se ngitekereje kubwo icyo warumbajije, bitumye abantu batagikunda kuzana iminyago imbere y'Imana, ndetse n'iminyago ikaba yarabaye mike imbere y'Imana. Abantu twataye imihamagaro yacu twari dusanganywe n'inshingano zacu. Kabiri, imyizerere yaho dusengera, amacaci tubamo, mu myemerere itandukanye, nayo atubera chronique cyangwa se agira ahantu atuveteze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho uhura n'umuntu mwene so muri Kristo, kuko muhuje Yesu. Iyo muhuje Kristo aba ari mwene so. None kuko amahame y'itorero cyangwa idini ryawe usengeramo, cyangwa se doctrine zivuga ko mugomba kwitwara gutya mu buryo bwa discipline, none wahura na wa wundi swat nawe azi Yesu n'urugero, cyangwa se ntaranamumenya, ariko kuko afite ibimeze nk'ibihakana doctrine wizeye, ugahita uhera uwo mwanya usa n'umujugunya, n'udashaka kumwegereza, uteganya uvuga ko wakubonana nawe cyangwa wagusangana nawe, yagutekereza gute? Kandi Yesu ntiyaziye abazima, yaziye abapfuye. Nshatse kuvuga iki? Ntiyaziye abari bakijijwe, cyane ko nta n'abari bahari, yaziye tw'abanyabyaha kugira ngo natwe tumurikirwe. Ni nacyo cyatumye Zakayo, usomye ubutumwa bwiza bwa Luka 19 ku murongo wa mbere,
Zakayo yagize ikibazo cyo kubona Yesu, ariko aravuga ngo sinamubona n'uburebure bwanjye, n'uwo ndiwe nsanzwe niyiziho. Aravuga ngo inama nakwigira kugira ngo murebere kanurire umuvumo. Yesu ngo aje aramubwira ngo manuka ururuka vuba, kuko uno munsi ndi burari wawe. Ariko iteraniro ryose ngo ryatangiye kureba Yesu riramubureminga mu mvugo z'iki gihe, ariko Yesu ibintu ukora ni ibiki? Tuzi kuri Imana, tuzi ko mbese byose biri muri wowe. Guki uri kubwira umuntu w'umunyabyaha ukora ibintu bibi gutya, ipepo umuntu mubi ukambwira ngo aze ngo amanuke ngo mujyane mu nzu, kandi niwe watwogoje inaha, niwe mubi cyane n'ibandi dutunze. Ariko abantu baza banezeza cyane. Ikibazo urumva dufite uburyo bwo guhita tuvuga, ariko ntitumenye ngo ni iki cyazanye Yesu inaha. Kuzana icyari cyarazimiye mu bari baramuzanye na Zakayo arimo, ariko abandi bo bakabona ko izo nyine Yesu atabikora. None natabikora umunyabyaha azabikorera ndi? Noneho ikibazo niko nari nkubwiye dusoza ko kantu, nuko twagiye twihunza iyo mihamagaro tukabona ko n'abantu niba twambaye bitandukanye, niba ntangiye kukwishisha twambaye bitandukanye, ubwo nzakubyaza ubutumwa gute? Niba nkwishisha kuko wenda twavuze bitandukanye, ubwo tuzahura gute? Nicyo gituma twebwe dusabwa kugenda tubwiza ubutumwa abantu, kandi nitwe dukora umurimo mwinshi ukomeye unaremereye kurusha n'abashumba babyerejwe. Kubera iki? Bo bigisha abantu babonye baje mu nsengero babasanze ku gatuta aho bahagaze, ariko twebwe aho tugenda ku ma platform hatandukanye, naho tugenda mu mihana itandukanye, twebwe biroroshye ko mpura nawe tukaganira. Ariko iyo ubonye pastor nakora yambaye uhita utinya ukavuga ngo ni pastor bikamenyekana, ariko kuko nge mpura ndi mwene so nambaye nkuko wambaye, niyo nkuvugisha birakunda ko twumvikana. Niyo nkugeje mu rusengero pastor abakuboneye hahandi abwiriza abo twazanye. Niyo mpamvu mbwira abadukurikiye uwo muhamagaro wongera ububyutse wo kuzana intama mu nzu y'Imana. Urakoze cyane ku busobanuro duhaye, ariko aho ngaho misema kura ikibazo. Uvuze yuko abapasteri babwiriza abo mwazanye, ubwo ni ukuvuga nimwe mujye kubashaka, siko bimeze? None se evangeliste na missionnaire bitaniye? Evangeliste na missionnaire nakubwira ngo itandukaniro navuga ngo ni nkari nta rinini ririmo, kubera ko bose ari missionnaire, target ni ubutumwa bwiza. Evangeliste target ni ubutumwa bwiza. Ubwo navuga ngo itandukaniro ni iri, kuba wenda ari missionnaire no kuvuga ngo nta guciye mu ijambo. Evangeliste ni umuntu watumira akaza akabwiriza akavuga ubutumwa, ariko missionnaire iwe aragenda iyo mu byaro iyo mu bihuru akareba wa muntu umeze nabi akamubwira ubutumwa akamuzana, nibwo mumubwiriza. Nari nkiri kuvuga ngo missionnaire cyangwa evangeliste bose mission dufite n'ubutumwa bwiza. None se pastor nawe n'ubutumwa bwiza, yego n'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nicyo kintu navugaga ngo pastor, impamvu navuga ngo twebwe kenshi nitwe tubazana, kandi wenda ubyumva aka kantu n'undi wese abyumve neza unkurikiye. Abapasiteri tubazi baba bari muri biro n'urugero, kandi twabamenya bari mu nsengero, ariko hari umuntu nawe uri turi gukora ikiganiro, hari umuntu byagorana ko bavugana na pasiteri mbona nkubone, kandi pasiteri wabishaka n'urugero, ariko umuntu we akirimita, ariko nanone hari umuntu byakora ko mwavugana akakwisanzura kurusha yakwisanzura kuri pasiteri. Niyo mpamvu iyo umaze kumukonveka, uwa missionnaire yamukonvetse, evangeliste yamukonvetse, undi wese, kuko Yesu aravuze ngo nitumwemera nk'umwami n'umukiza, edayeri duhita duhinduka kuba aba missionnaire, duhamye cyangwa se duhinduka kuba aba evangeliste, duhamye mu bandi ibyo yagize ute, ibyo yadukoreye. Uriya mubyeyi, uriya mugore Yesu baganiriye ku iriba, yaramubwiye ngo genda ubwire umugabo wawe, ubwire n'abandi bantu bakaritsiye bazi. Edayeri amaze kwemera Yesu yahise ahinduka intumwa yo kuvuga ibya Yesu. Bivuze ngo twese intego dufite ni ubutumwa bwiza. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha ku busobanuro duhaye. Dukomeza gushimira n'abakunzi bacu. Reka dukomeze kuri ya topic yacu yo kuvuga ngo ishusho y'itorero cyangwa se umurimo w'itorero. Reka tukubaza itorero ni nkuko umbajije ngo itorero ni iki.
itorero ni Kristo Yesu, mu buryo bw'uko ntabwo wakumva impanda y'Imana cyangwa ya Kristo utaramwakiriye nk'umwami n'ubukiza w'ubugingo bwawe. Bivuze ngo mbere yo kumva Kristo cyangwa se kumva impanda ya Kristo, ugomba kuba ufite Kristo muri wowe. Iryo ni ryo torero, nta bundi buryo twaridefinisa mu buryo bw'impine ni Kristo Yesu. Birashoboka? Birashoboka cyane. Ushobora kuba uri mu itorero runaka, Itorero ni rya Kristo nshuti. mu idini, mu idini, ariko ntuzumve impanda ya Kristo. Ntuzumve impanda ya Kristo. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo abavuga mwami mwami, si twe cyangwa se sibo bazabona iki? Bazabona Imana. Ngo ahubwo abakora ibyo Data wo mu ijuru agira ute ashaka, abo niho bazagira ute, niho bazabona Imana. Dufite abantu rero bahakanye Imana, ariko ntibakuramo impuzankano bambaye zigaragaza ko bagiye burundu, ariko imirimo yabo itavuga Imana. Aho uri kuducanga. Ndagira ngo mbere y'uko winjiraho banza udusobanurire idini ni iki, n'itorero ry'Imana ni irihe cyangwa se ni rimeze rite, tubitandukanye. None umuntu nabyumva amenye ngo ari mu idini cyangwa ari mu itorero ry'Imana, kugira ngo kubera ko bavuze ngo ushobora kuba uri mu itorero mu idini ntuzumve impanda y'Imana. Rero ako kantu kadusobanurire. Mu magambo make, ibyo tuvuga tuba tuzi ko dukurikiwe n'ingeri zitandukanye, ari abasomye n'abataranasomye, ari abazi n'abatazi. Idini murabizi ko n'idini yabambye Yesu. Ubundi ubusanzwe Yesu murabizi uburyo yavutsemo cyangwa yajemo, yasanze abantu basenga, ngira ngo urabyibuka. Ariko ibaze kuba usenga kandi bivuga ko usenga Imana, sibyo? Ariko hakaza Imana kandi ariyo usenga, ariko ntuyemere. Sinzi niba uri kunyumva. Ntabwo mbyumvishije. Nabona ntabwo ntibabyumvishije nubwo bari. Uravuze ngo wowe usenga Imana kuko ni Imana turi kuvugaho, urayizera, ariko Imana nanone iraje, ntuyisobanukiwe ko yaje. Ubwo Imana usenga urayizi, nanjye mbanje gukubaza, cyangwa ukeneye guhishurirwa nguve mu rungabangabo, ibyo uvuga ubihuze n'ibyo ubamo, cyangwa ibyo ukora ubihuze n'ibyo nyine uvuga. Icyo kibazo nabo bazi kudusubiza, badusubize. Kubera iyihe mpamvu? Nuko abanyedini igihe cyose banota cyane ku mahame, cyangwa se reka mvuge gutyo, ku mahame bakayapointingaho cyane. Rimwe na rimwe bakaba bashobora no kukurenganya bitwaje ko ibo batabikora, kuko batabikora bakabikurenganyiriza. Kuko batabikora bakumva ko kuba batabikora biciye iteka. Urugero nka Yesu yigeze kubwira niba ari uraza kumfasha nimbuka ndamuvuga, uriya nari umufarisayo sinibuka neza, wagize ikibazo. Yesu avuga ngo ufite indogobe, bagize ikibazo cy'uko yagize ute, arimo avura abantu, abakiza indwara. Undi bazanye bamucisha hejuru. Arabaza, nimbyibuka neza ndakubwira, arabaza ngo, abantu badukurikiye baraza no kutuga muri comment, arabaza ngo ese mwebwe ku isabato ko muri kundega ko nakoze imirimo? Urumva abanyedini ko muri kunshinja ko nkora imirimo ku isabato, kandi imirimo ndi gukora ari hesha abandi imbaraga, ikanabahesha guhishurirwa Kristo. Mukanziza imirimo nkora natumwe naje ku bwa misiyo. Mwebwe ifarashi yanyu cyangwa ingamiya zanyu cyangwa amatungo yanyu aramutse agize ibyago ku isabato, mwareka kuzicira cyangwa kuzifasha ngo muzitabare mukomeze mujye gusenga ngo nuko ari isabato? Baramusubiza ngo sinzi impamvu bigiye mu mutwe, ariko namwe murabyumva. Baramusubiza ngo
ntabwo twakomeza isabato, twabanza kujya kuzitabara kugira ngo dukomeze. Gukingiye mutababazwa cyangwa mutumva ko ibyo nahamagariwe byanzanye ngomba kubanza kubikemura. Niyo mpamvu usanga umuntu w'idini wese afokasinga ku bintu abantu bazadukurikirane bazumve ko tugiye mu by'idini cyane baterana ku munsi w'isabato. Si ibyo twese turi hano nta torero turimo, bafite isabato yiwe. Wari ukomeje kudusobanurira, wari ugeze ugasanga ubuzima burakomeje. Rero ibyo twarimo tuvuga mbere umbaza uvuga ngo ese kuki ngo twishe umurimo. Rero ikibazo ni inyota yo gushaka ubutunzi numvaga turi busorezeho, ariko ukabushaka utagendeye ku muvuduko w'Imana iguhamagaye, kuko iyo yaguhamagaye izi ibyo yakugeneye n'uburyo izagenda ibiguhe etape par etape. None iyo tugize iyo nyota yo gushaka kugera imbere aho itaratugeza, duhita dukoramo amarorerwa. None se ukoze ibyo bintu neza Imana ntiyagutunga aho kugira ngo witangire wishakire inzira? Ndakeka ko ibyo bintu birimo navuga ngo umuvumo cyangwa se ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe. Buriya n'ubusanzwe no gusabiriza si n'umuco nyarwanda. Reba kuba uri umugabo ufite amaboko abiri n'amaguru, ubwo adasabye, ibyo ni wowe ubyibwirije se? Erega hari imirimo abantu bahatirwa n'amategeko n'imirimo umuntu akora kuko ari areze abohotse. Ubu uyu munsi dutandukanye, numvise uvuga ngo udutumiye ikawa, niba ari ikawa, niba ari iki, niba ari icyayi simbizi, ntitwakigusabye. Urumva? Kandi ndataha mvuga ngo mwene data Imana impumugisha ko agize ute adufunguriye. None se bingana nuko nagusaba mvuga ngo mbere yuko nza duhura nawe baza utegura ikawa. Urakoze cyane. Nibwo nkubwire ngo no mu muco gusabiriza cyangwa gusaba ntabwo ari umuco rwose. Noneho ireba Imana iri hejuru ya byose, ijya ivugana n'abami utahari ikakuvuganira ku mwami agakwibuka ijoro ryose akaguhamagara. Noneho urimo urasaba ngo bigende gutya, kandi Imana wizeye ishobora kugira ibyo yahindura bigakunda. Bisanga rero ikibazo twebwe iyo twizera ubushobozi bwayo ntitubuzi, niyo tuvuga tubwira abantu ntituzi imbaraga zayo, kuko turamutse tuzimenye ko no mu rupfu Imana ibasha guhaza umuntu, no mu bitagaragara Imana ikaremwa ibigaragara. Ntabwo twapuresha ngo dupanike duhangayike muri ubu buzima. Arakoze cyane. Tugana no ku musozo, ntabwo twifuza ko iki kiganiro kiza kuba kirekire, kuko abantu iyo babonye ari kirekire bahita bakireka ntibagikurikirane. Turashaka kugira ngo dukore iminota mikeya cyangwa se umwanya mutoya umuntu azawureba agire amatsiko, ndetse atere na komanteri, agire n'ibibazo yumva yavuga. Kuko akenshi nigeze kujya ahantu umuntu arigisha amara hafi nk'amasaha abiri, n'ibyo yahereyeho ndabyibagirwa. Rero niyo mpamvu tugomba kuvuga duke abantu bakagenda badufata, ejo bakagaruka bakakumva utundi. Nibyo byiza kandi byora, bitewe n'uko abantu dufite ibintu byinshi bituma tuba ari busy, bisaba utuntu duke ajye mu bindi. So kuri gahunda yacu ndagira ngo nongere muhe umwanya asa nkaho aduha nka conclusion cyangwa se nk'inama cyangwa se nk'ikindi kintu yumva yavuga kuri iki kiganiro twavuze cyangwa se twari dufite, nitumara tuze kujya ku musozo w'ikiganiro. Umwanya ni wawe. Data borera abanyabyaha banze kwihana we, mbese torero aho muja mwibuka yuko muzatungurwa we, torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko muzatungurwa. Nari nshaka kubabwira ngo torero ry'Imana, niba mwibuka yuko muzatungurwa, birabasaba ko muba maso, kuko twasanze ushobora kuba mu idini ariko utari mu itorero. Tunavuga yuko abanyedini bafite uburyo batsimbarara mu bintu bidafite n'inyungu imbere y'Imana. Nakubwira ngo icyo ngusaba ndetse nanjye
ni ukuburira abantu kugira ngo tube maso, kuko umuntu w'Imana cyangwa umuntu ufite itorero ry'Imana muri we asabwa kuba maso ku manywa na nijoro, kugira ngo impanda nivuga itagusanga uri mu burangare, itagusanga uri bize. Ibyo uhugiyemo ni ibikwica ubugingo, ibyo uhugiyemo ni ibigira ngo bigukure imbere y'Imana bigupuse. Ariko kandi n'ubu umuntu ubaye maso cyangwa se ureba, hari ibintu byinshi bitazajya bigushyira mu mwijima. Ndakubwiza ukuri, ushobora no kuyoborwa n'umuntu wataye intego, atari muri gahunda yo kuzajya mu itorero cyangwa se yo kuzumva impanda ya Kristo, ariko kuko wowe uri maso ukabasha kubitahura, ugakomeza kuyoboka umusaraba wa Yesu. Ndakubwiza ukuri ko ibyo ukora cyangwa se ishusho y'ubumana ntabwo ari uwo muntu uguhagarara imbere, ntabwo ari ngewe urimo kubwira, ni Bibiliya twahawe nk'igitabo twese kugira ngo kiduhishure inzira y'agakiza ka Yesu. Ubutumwa bwiza niyo nzira tunyuramo kugira ngo twinjire mu irembo ariko Yesu yavuze. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo kanguka, ibigusinzirije aho mu itorero ubarizwa, aho mu idini ubarizwa, birashoboka kubonamo imirimo myinshi itemeranwa n'icyo Imana yavuze. Niba ibyo muvuga n'ibyo mukora bitandukanye n'ukuri kw'Imana, menya ko iyo mpanda nivuga nta torero ririmo rwose. Nciye iteka nshingiye kuri Bibiliya, kuko itorero rya Kristo riri mu ibanga, niryumva ibyo Yesu yavuze bakanabigenderaho, abo nibo bazaraga ubwami bw'Imana. Nta wabihindura, n'uwabihindura byaba ari ibindi bitabakoresheje, ariko icyo twizera nka Bibiliya ni iki ngiki, nawe aricyo wizera. Ikindi, hari igihe tuvuga gutya, wenda abantu mugasanga twakiriye telefone nyinshi ziduhamagara dusoza, batubwira ko badukeneye, batubwira ko byasaba iki ngo tubonane. Nta kindi bisaba, wenda muri no kubwibutsa abantu. Hari igihe umuntu aguhamagara bikamera nk'aho mwari mufitanye gahunda n'ubusanzwe. Ibyo bibazo dukunda guhura nabyo. Noneho rimwe njya mbwira abantu dukunda kuganira ngo umwanya wawe si umwanya wanjye. N'impamvu ibyo byoroshye, dufite isi ngari, hari hamwe baryamye, twebwe turicaye. Hari abandi babyutse ariko twe tugiye kuryama mu kanya. Bivuze iki? Uko tudahuza ibihe ni nako umuntu mutabana mu nzu, mutaryamana, mutaba mu buzima bumwe, mudashobora guhuza igihe. Rero iyo hari abantu baduhamagara bagashaka ngo umwanya baduhamagaye ngo bahite batubona, rimwe niyo tutabitabye, hari igihe batekereza ko ari ugusuzugura, wenda ari ukwizamura. Nta kundi kwizamura, ahubwo nuko nawe ubwawe mu buzima busanzwe, akazi ukora, aho uba mu buzima bwawe runaka, hari ibyo ubona wasabye umwanya ukawusaba uwo muntu muzahura. Iyo umuntu asabye umwanya bigahuza nuko nzaba mufite, ndawumuhereza tukaganira. Bimwe mu makosa abantu badukorera batazi ko ari amakosa, nuko umuntu aguhamagara saa sita ngo ndagushaka ngo saa saba duhure, nuko aguhamagara saa moya ngo ndagukeneye ngo duhite tuvugana izi saha. Ntabwo byakunda, kuko nyuma y'uko turi abakozi b'Imana dukorana n'utuzi dusanzwe. Nyuma y'uko dukora n'utwo tuzi, dufite n'inshingano, dufite ingo tugize dushumbye. Ntabwo ibyo rero byakunda. Mwene data, nimero yanjye ntabwo igoranye, ibiri ku kiganiro, ariko nunkenera mu buryo bumwe, yaba ari inama cyangwa ari igitekerezo, yaba ari amasengesho, ujye usaba umwanya tubiganireho kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Riko dusengera, nagira ngo mbabwire ngo ibyo twavuze byose wenda ushobora kuba utabyemera cyangwa se ubyemera, buri wese aba afite uko yigishijwe, ariko icya mbere cyo nagira ngo mbabwire mbihagazeho, Yesu Kristo ni umwami kandi kuza ko araje vuba. Wabyanga wabyemera, araje. Icyangombwa nuko tumwizera ndetse tukamukurikira, tukamwemera kugira ngo impanda yabera nivuga natwe tuzayumve, tuzamuke tuje gusanganira umwami. Rero dukomeje kubashimira ku mwanya wanyu mwaduhaye mwumva kino kiganiro, ndetse n'abazagisharinga n'abazatera komanteri, ndetse n'icyuzifuza yuko ubutaha twazavugaho, byandike muri komenti, tuzabikora rwose. Komenti zanyu tuzazisoma. Ni iby'agaciro kubagira, tutabafite ibingibi ntitwabikora. Ibi byose tuba tubikora kugira ngo turushe gusobanukirwa cyangwa se twigishanye, duhugurane kugira ngo turushe kumenya.
hari ibyo pasiteri ashobora kuba atarakubwiye ariko babikubwira ahangaha babikwigisha ahangaha ukabyumva kandi wanabikora bikakugirira umumaro. Rero ikiganiro nakagaruka, reka dusabe umutumirwa wacu adusoreza asenga, naho ubundi naho ubutaha. Murakoze. Turagushimiye ugira neza bugacya bukira, uri Imana yacu bwite, twakubonye ku manywa na nijoro. Duhaye umunsi mwiza, ikiganiro cyacu duhaye kugira ngo tukibemo kandi tukibayemo nk'uko wabiteganyije. Reka ugishorere kandi ugishoreze imbaraga z'umwuka wawe wera. Umuntu wese uzagitega amatwi azakire message ndetse asobanukirwa ave mu rujijo, amenye icyo Imana ishaka kumubwira, hanyuma amenye ko atagomba kuba umuhezanguni ahubwo agomba kuba uwa Kristo, agatandukana n'amahame adafite aho ashingiye n'ubwami bw'Imana, ahubwo akinjira mu mubare w'abana b'Imana bicaye mu mahame y'ubwami bw'Imana. Reka imbaraga zawe zigishorere ndetse natwe duhabwe umugisha n'Imana. Icyubahiro cy'Uwiteka kikomeze kiganze muri byose. Bibiliya iravuga ngo iyo twamamaje ubutumwa ngo niyo nyungu y'ukuri tubona. Reka tugire umugisha kuba twamamaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ciao ciao, amahoro y'Imana bane namwe.